Ndabashuhuje nanone bakunzi b'umuyoboro wacu Umuco TV, nishimiye ko mwahisemo kudukurikira. Uyu munsi rero nk'uko mubibona nabateguriye insigamugani yaje nk'iya Gatera. Uyu mugani bawuca iyo hagize igikorera umuntu amarorerwa kimuguye gitumo, nibwo bagira bati cyaje nk'iya Gatera, wakomotse kuri Gatera w'Itanda na Rusizi mu Buganza. Byavuye ku mukazana w'ikirongore na nyirabukwe bakorewe amarorerwa na Gatera. Gatera k'Itanda yari atuye mu Buganza bwa ruguru ya Muhazi, agakunda abagore byamusajije. Umugore we bwite yari atuye i Bumbogo bwa Nkuzuzu mu Bwanacyambwe. Bukeye sebukwe wa Gatera ararwara araremba, bamutumaho n'umugore we babibamenyesha. Gatera ahaguruka iwe ajya kureba sebukwe, yambuka Muhazi akomeza urugendo. Ageze i Gicaca ashaka kunywa agatabi, areba ahantu hari agacucu arahicara. Atuma umuhungu bari kumwe ngo ajye kumutekerera. Uwo muhungu ajya gutekera itabi mu rugo rwari hafi yaho. Muri urwo rugo rwarimo umugeni umaze gutinyuka abantu bari hafi. Yari amaze kujya yirirwa mu nzu yarongorewemo atakirirwa kwa nyirabukwe na sebukwe. Iyo nzu yarimo umuriro kuko bayicanagamo kugira ngo umuswa utazayirya. Uwo muhungu abonye kotsi kava muri ya nzu agenda ariho agana. Inzu yari yasi inkike ya ruguru ifite igikari cyayo. Ageze mu muryango abona umukobwa w'inkumi wicaye mu mfuruka aboha. Uwo mugeni yumvise umuntu winjiye abanza kugira ngo nabo mu rugo basanganywe. Umuhungu amuhereza ikiganza bararamukanya. Bamaze kuramukanya umuhungu amusaba igishirira. Undi aramubwira ati tambuka nguwo umuriro. Aratambuka atekera itabi, arahaguruka aramusezeraho aragenda. Amaze kugenda nyirabukwe w'umugeni amukurikiza amaso agira ngo amumenye, ariko ntiyamumenya. Asigara yibaza ati uriya muntu umviriye mu nzu y'umwana ni uwahe? Uwo muhungu ageze aho Gatera ari amuha itabi, amushimira n'uwo mukobwa ati muri ruriya rugo hari umukobwa mwiza cyane kandi ni umugeni, kuko nabonye yitwikiriye mu maso. Gatera ati ari mu nzu wenyine se sha? Uwo muhungu ati ari mu nzu, ari mu nkike ya ruguru yasa urugo arabohera mu mfuruka. Gatera ati mfashe iri tabi. Nuko Gatera arahaguruka nawe ajya mu rugo, aboneza uko umuhungu yamubwiye. Nyirabukwe w'umugeni arareba abona Gatera yinjira mu nzu. Umukobwa abonye ko ari umugabo ufite icyubahiro arahaguruka yigira mu kirambi. Gatera amusanga mu kirambi vuba. Umukobwa agira ubwoba amuhungira ku buriri. Gatera akubita inyegamo amusangayo. Wa mukecuru agira amakenga aribwira ati uriya muntu watumye umwana aho ntiyaba afitanye amasezerano n'umukazana wanjye? Ati henga njye kureba. Ubwo rero Gatera amaze kugera ku buriri afata wa mugeni aramugandagura. Gatera amurusha amaboko aramusambanya. Igihe kitararangira wa mukecuru aba ageze mu muryango arabumva. Ntibyatinda Gatera arangije
amanuka ku buriri n'igihunga cyinshi, apfa kwihangana, amuhereza ukuboko bararamukanya. Gatera ariyandurukira. Uwo mukecuru atambuka agana mu kirambi, ahura n'umukobwa ava ku buriri afite ipfunwe ryinshi, aramukoba, aramukwenura. Ati yewe Ganyabu, yewe bakosha badahannye we, yewe wo kanyagwa we, kugaragaza ingeso zawe utaranakizwa amasunzu. Umukobwa ati mukecuru urandenganya, uriya muntu simuzi, aje atyo nk'uko umubonye. Umukecuru ati urambeshya, yohereje umwana araza yitekereza agatabi, muravugana, asubirayo ajya kuvuga ubutumwa, amaze kubumubwira undi araza mujya ku buriri. Ntiyagufatiye ku muryango, ntiyagufatiye mu mfuruka, ntiyanagufatiye mu kirambi, ahubwo wamushyiriye ku buriri bw'umwana wanjye. Umukecuru arashega ati henga inka zikuke, mbivuge usendwe, izo wakowe zimene ikibanga zikobwa undi. Ubwo rero Gatera yageze aho wa mwana bari kumwe ari, asanga igishirira cyazimye. Arongera atuma uwo mwana ngo ajye kumushyiriraho ikindi. Umwana ageze inyuma y'umuryango yumva uwo mukecuru akwena umukazana we. Arahagarara, akomeza kumva uko amukoba. Yumva nuko umukazana amwihohoraho amusaba imbabazi. Undi aho kuzimuha akamutuka. Byose amaze kubyumva ati nimwongere igishirira, ikindi cyazimye. Uwo mukecuru ati uwo utekereye itabi ninde? Undi ati ni Gatera wo hakurya ya Muhazi, itanda rya Rusizi na Giheta. Umukecuru ati murajya he? Undi ati turajya i Bumbogo bwa Nkuzuzu. Bamuha igishirira, agishyira ku nkono, ayishyira Gatera. Ageze aho Gatera ari, amutekereza ibyo yumvise. Ati wagize nabi cyane, uriya mwana agiye gusendwa kubera wowe, kandi bambajije izina ryawe n'aho utuye byose ndabibabwira. None rero uriya mukobwa nabwira bene wabo ko ibyo wamukoreye ari byo bimusendesheje, bazakwitura ibihwanye n'ibyo wakoreye umwana wabo. Ati kandi nibura ntumujyanye ngo akubere umugore, cyangwa se ngo umuhe umwana wawe akubere umukazana. Gatera amaze kubyumva ati mfashe iyi nkono sha. Umwana arayimufasha. Gatera asubirayo. Ageze ku muryango yumva umukecuru arakiyasira. Yumva umukazana ararira. Yinjira mu nzu vuba, babona ageze mu kirambi. Afata wa mukecuru, aramuterura, amucana mu nyegamo, amuta ku buriri. Bagigiraho gato, Gatera amurusha amaboko nawe aramusambanya. Nuko umukecuru akagumya kumutuka ati wagisazi we, ndekura, nirenganyirizaga umwana wo gatsindwa we. Bibi by'ubusa, Gatera aramwihorera, aritonda biratinda. Umukazana aho yibereye mu kirambi agasekera mu bipfunsi. Amaherezo Gatera ararangiza, amanuka ku buriri. Asezera ku wa mbere ari we wa mukazana. Undi ati urabeho kandi urakoze kuko unkuye mu cyaha wari unshyizemo. Gatera arigendera. Umukecuru amanuka ku buriri n'ikimwaro kirengeje icy'umukazana we yari afite mu kanya. Nuko umukazana abaza nyirabukwe amwishongoraho ati mbese aho wowe ntumuhaye ko mwatindanye ra?
undi ati mwana wanjye hora mpore ceceka nceceke ubonye ishyano mbona irindi. Ati mbese harya uriya mugabo ngo yitwa nde? Undi ati numvise wa muhungu atubwira ko yitwa Gatera. Uwo mukecuru ati yewe bamera nyinshi, iya Gatera yo yaje ari simusiga n'indami. Umukazana ati ntabwo mbireka njye sindabyara, nzagomba gusaba amasubyo. Nyirabukwe ati mwana wanjye uramenye ube umunyabwenge, n'isazi ntizakugwe ku munwa, n'ayo masubyo nzayagushakira nyaguhe. Nuko barigorora birashira, kandi bombi bakomeza kuba inshuti ya Gatera. Nuko iyo nduru umukecuru yavugije yamagana Gatera yahuruje rubanda, bigeze aho byose biramenyekana, bamenya n'izina ry'uwo mugabo Gatera. Kuva ubwo inkuru iba kimomo, ikije ari ingundirizi cyose kigakoresha umuntu icyo atiteguye atanagishaka, bakagira bati cyaje nk'iya Gatera. Yaba ari umuntu uguye undi gitumo atamwiteguye, bati yaje nk'iya Gatera. Kuza nk'iya Gatera rero bisobanuye kwadukana inkubiri y'urukozasoni rutazibukirwa. Mwakoze cyane bakunzi b'iyi cano, ngayo nguko iby'iyi nsigamugani yaje nk'iya Gatera. Mwakoze kandi muragahorana Imana, gusa ntimugende mudakoze subscribe kugira ngo izindi video zizajya ziza ze kujya zibacika. Mwibuke kandi no gusharinga kugira ngo inshuti zanyu abavandimwe nabo bamenye ibyiza nk'ibi bibera ku muyoboro w'Umuco TV. Mwakoze murakarama.